Kagame aranzi mu banyarwanda aranzi mana yanjye ntabwo ndahura nawe ariko Kagame aranzi ajya postinze inshuro ebyiri aranzi neza mu baturage azi nanjye aranzi mu mafoto aseka igihe kimwe azampamagara cyane avuga ati Rose nshaka ko duhurira muri convention kandi ndabyizeye igihe kimwe nzahura nawe pe none se bitewe n'akazi buriya ntarabona n'umwanya wo kumpamagara ko ndabyizeye ko mu bantu bari kuri liste bazahura na Kagame nanjye ndimo ndabyizeye nta makuru yabyo bifite ariko ndabyizeye ni ukuri ndabyizeye igihe kimwe muzambona ariko se byonyine ko bagupostinga no kubapostinga ni ishema kandi ibyo nkora kuko yabonye ari byiza aravuga ati uyu muturage rwose ndamushimira kandi n'ubundi umuturage ni ku isonga ubwo rero rwose narabibonye kuba postinga byonyine ni ishema rikomeye kuri ngewe no ku gihugu cyacu ni byiza cyane amaze kugupostinga kangahe inshuro ebyiri warabyiboneye ndabyibonera ego ko n'abantu baba bari update bahita babikorera screenshot bakabinyoherereza nkahita mbona yagushyize kuri status cyangwa yagupostinze byo kugupostinga yapostinga bya bindi byo kuri Instagram mu matora n'ejo bundi n'ejo bundi ndashimira akarere ka Rubavu hari igihe yavuze ngo arahura n'abaturage muri arena nanjye nagiriwe icyizere ndatumirwa mu baturage babonana na perezida mu baturage bari buganire na perezida icyo gihe twagiye muri arena duhura nawe turaganira turishima mbona nanjye ifoto yanjye yayipostinga nawe aragupostinga